ni irihe banga wo ukoresha kugira ngo wizere ku buryo bukugeza ku cyiciro cyo kutarwara cyangwa ngo urwaze, mu gihe abizera bagerekaho n'ibyo byose twahoze tuvuga byo kwemera n'iby'imirimo n'iki usanga barwaragurika? N'iki wowe wakoresha nk'ibanga muri uku kwizera ku badukurikiye ku buryo hari uwakwigana nawe? Gusa Imana si umuntu ngo ibeshye. Yego. Kandi si umwana w'umuntu ngo yicuba. Bavuze ngo ibyo yavuze kubikora izabikora. Nimba uvuze ngo nzakurinda, bigusaba kwizera nk'urinzwe. Yego. Ntukizere nk'uwo bazarinda. Kuko mu magambo ni twiga cyangwa tunigisha aravuga ngo iyi Imana ivuze irakoze. Rero nzakurinda, bivuze ngo nimba nzakurinda aho uzajya hose, ubwo burinzi butangiye ikivuga. Yego. Koko atari ibyo abantu bazima. Ese waba uri umuntu muzima ubikora nk'umuntu muzima, cyangwa hari undi mwuka, cyangwa hari ikindi kirere? Mu buryo bw'ikirokore turavuga ngo hari ikindi kirere ukoreramo, ariko mu buryo busanzwe tukavuga hari undi mwuka ugukoreramo. Mu Kinyarwanda baravuga ngo kuvuga nk'umuntu urimwo n'ihembe, uvuga ikintu kikaba. Nyuriramo mu baduteze amatwi, nta mujinya twicaranye nawe uyu munsi yose baba bazi ko YouTube ibeshya. Yego. Akenshi. Yego. Niyo mpamvu ugiye kuri YouTube nkubwira ngo uzaze usure. Yego. Niyo mpamvu niyo nje kugusengera. Wagiye ubivuga ndanabizi, ni nayo mpamvu nzanye iteri. Niyo mpamvu niyo nje kugusengera ari amazi nkubwira ngo zana yawe. Reka dusuhuze mwebwe inshuti z'umuco n'umuryango kuri iyi channel yacu Umuco Family Gospel TV. Nk'uko mubimenyereye tugira ikiganiro cyitwa Umuco n'umuryango, byo shingiro ryo kumenya Imana. Hanyuma kandi tukagera tubasezeranya kenshi kugira abatumire cyangwa se abo dutumira baza kubaganiriza. Mwumvishijemo rero ibintu bitatu: mwumvishijemo umuco, mwumvamo umuryango, ndetse n'iyobokamana ariyo gospel. Ni muri ubwo buryo rero munyemerere twihute nyuma yo kubasuhuza kugira ngo ngire akanya ko kubakirira umutumirwa wacu dufite no munsi wa none. Mwarimo kumbuye muri benshi kuko na mbere hose, na mbere yuko tugira kuri icano tugikorera no ku buryo bw'ibitangazamakuru bitandukanye, ntaje kwamamaza hano wenda nabwo twaramutumiraga kandi akaza agatanga icyigisho cye neza. Ni muri ubwo buryo rero nshuhuje abadukurikiye muherereye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Njya mbona muhamagara muri benshi, mwandika muri benshi, mugira ibyifuzo, ariko mukomeze mubikore cyane, mukore subscribe ndetse share na comment, kuko comment zanyu nizo ziduha umutumirwa turi butumire uwo ari we. Nimba ari uriya tugarura kugira ngo asobanure ku byo mwabajije, nimba se tushaka ushobora gusubiza ibibazo mwagaragaje muri comment kugira ngo munyurwe, byose ni mwebwe muduha akazi. Turi hano rero kubera mwebwe. Hanyuma turashohoje abadukurikiye hirya no hino mu gihugu ndetse no ku isi hose. Tanzania, wandugu wa Tanzania wapendwa, tunawasalimia katika jina la Yesu, na tuna wiki tatu tutakuja Tanzania na Mheshimiwa Apostle Ntamujinya Emmanuel. Napenda kumkaribisha kwa sasa hivi kwenye kipindi hichi cha kuhubiri, lakini wa Tanzania mtegemee sana, tutakuja mwishoni wa mwezi huu wa 5. Kwa hiyo muendelee kutuombea tena na kuandaa semina ya mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo na wasalimu katika jina la Yesu. Kambuze ko abo Uganda bafe abana Uganda kubanga Apostle Ntamujinya au mwe mutsinganyo kugamba Apostle Emma akorera mu Uganda, abera mu Uganda aho yakorere emirimo je egisangirwa no kuburira injiri n'amakanisa ge gabereyo mu Uganda mu Kampala. Ne musumba banne bakwanoge bonna babasumba mwena tubabuziza ko kati Emma Ntamujinya ari mu Rwanda.
naye nnyo tusinge tulyoke ddala okumugumya kubanga yafiiriddwa omuzadde we. Leka tusooke tumugumye tugambe nti beera n'okugumikiriza. Reka rero nsubire mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Twari turimo twihanganisha umukozi w'Imana Ntamujinya, yaje yaturutse mu gihugu cy'u Bugande kandi ari hano kubera mwebwe. Twamwihanganishaga kubw'ibyago yagize kuko ari mu bihe bitoroshye, ngira ngo niyo mpamvu twabwiraga Abagande bazashobora kuza badukurikira cyangwa se bashobora no kuzakora iki kiganiro ko yabuze umubyeyi we. Komeza wihangane Ntamujinya, nta kibazo. K'umukozi w'Imana ngira ngo uri mu bihe bitoroshye ariko woroshya, ngira ngo ndabyoroshye. ibwira abantu basuhuza ubabwira n'uburyo ko ndumva nibaza ukuntu uhagaze, ubwiriza neza kandi gupfusha umubyeyi cyane cyane w'umugabo. Ariko hari abasore bakunda ba mama babo ngire ngo kurusha basi. Sinzi wowe aho uherereye. Yewe ndamerereye gukunda ababyeyi, ukunda ababyeyi bose. Kuba wabuze so agapfa rimwe, wenda twita ko ari ibintu biba bikomeye ariko ubona ko ari ibisanzwe, utari kumwe nawe ukaza utabaye, uriyumva gute mu buzima? Wabyakiriye ute? Ese ni iki cyagukomeje gituma utahungabanye cyane? Ikintu cyankomeje ni uko urupfu narutinya. Kagutinya urupfu kandi nkaba nzi ko upfuye tuzongera tugahura. Ibyo ni ibyiringiro, tugahurira mu bundi buzima mu byiringiro. Rero ibyiringiro iyo bifatanyije no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi. Ibyiringiro biri mu mutima unyuzwe bitanga inyungu nyinshi. Ngira ngo no kuba uri muri studio uri kuri iyi channel nabwo ni inyungu z'ibyiringiro wagize. Nakabaye ndyamye, yego, nakabaye ndi kurira cyane kuba utarumvishije ijambo rya nyuma, kuba nta jambo numvise ngarapfuye. Nakabaye imbaza yishwe n'iki, nakabaye nishyizemo abantu, yego, nakabaye ndi mu ntonganya. Ariko kubera ko nzi ko umuntu abaho, umuntu agapfa, akaba ari igihe wigisha ngo umuntu afite igihe azavukira n'igihe azapfira. Akorera Imana akiri mu gihe cy'ubuzima, yego. Nuko mba nzi ngo nanjye uri kurira ejo nzataha. Nk'umupasiteri wenda ukunda no kubihunga cyane, si igitangaza, wenda kuri kamera abantu barakumva hirya no hino mu biganiro byawe. Icyo kintu uragihunga ariko ukemera ko uri umumisiyoneri, kandi umumisiyoneri ashobora kuba ari umukristo, ashobora kuba ari umunyamafaranga runaka ugenda ashyigikira umurimo w'Imana hirya no hino, nawe akajya mu cyiciro cy'abamisiyoneri. Ubu misiyoneri bwawe bushingiye hehe ko ukunda gukwepa igipasiteri kandi ukaba missionary? Bushingiye ko ndi umuvugabutumwa. Uri umuvugabutumwa, mfite ubutumwa mvuga. Ni no mpamvu niyo uvuze apostle ndabyemera, nkavuga pastor ntabyemera, ariko iyo nimvuga ndi umuvugabutumwa bwiza. Imana iguhe umugisha kuko usubizanyije ubwenge. Kuba uri umuvugabutumwa cyane cyane nicyo gisobanuro cy'umumisiyoneri, kuko n'utwara ya nkuru nyine agiye kugeza ku bandi. Imana iguha amahoro n'imigisha. Tuguhaye ikaze mu kiganiro Umuco n'Umuryango, byo shingiro ryo kumenya Imana. Duherukana ngira ngo kuri imwe mu mateleviziyo mu Rwanda tuganira ku bintu bijyanye n'ibitambo, abantu batamba ibitambo bijyanye n'imyemerere yabo cyangwa se imana zindi bemera, nubwo n'Imana rurema nayo yatambirwaga ibitambo. Uvuga yuko hari ibyo wacitse, harimo ikiyoka, harimo ingwe. Abantu rero bari bakumbuye kukumva ko ese uyu munsi yangwe na bya biyoka uracyabyitaje cyangwa niyo uryamye usinziriye ubona bibi? Iyo umuntu avuga ubutumwa bw'Imana, yego, hari ubutumwa butamugeraho. Hari ubutumwa aba yaratandukanye nabwo buba butamugeraho. Ubwo ntabwo inzoka yagera ku muvugabutumwa. Niyo mpamvu buri munsi mbabwira ngo sinanarwara, kandi ndwara ariko ngo ntonarwaza, ariko sinanarwaza. Ntabwo n'abana bo urabizi benshi, yego, ndabasengera mu izina rya Yesu. Ubwo rero sindwara, sindwaza, ariko ndabizi ko ejo narwara. Ndabizi ko ejo narwaza. Bivuze ngo ntabwo ndi icyuma,
ariko kubera kwizera Imana igenda ibinkuriraho, niyo rero inkurira ayo mashitani yose n'izo mbaraga zose zakanyije. ese kuba gukurikiye ukoresheje ijambo nk'iryo, hariho ababa mu butayu, hari aburira imisozi, hari abasenga y'irindwi n'ayingahe, ariko ibibazo bikanga bikabugariza. Ese ni irihe banga wowe ukoresha kugira ngo wizere ku buryo bukugeza ku cyiciro cyo kutarwara cyangwa ngo urwaze, mu gihe abizera bagerekaho n'ibyo byose twahoze tuvuga byo kwemera n'iby'imirimo n'iki usanga barwaragurika? N'iki wowe wakoresha nk'ibanga muri uku kwizera ku badukurikiye ku buryo hari uwakwigana nawe? Gusa Imana si umuntu ngo ibeshye. Yego. Kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Bivuze ngo ibyo yavuze kubikora izabikora. Nimba uvuze ngo nzakurinda, ni gusaba kwizera nk'urinzwe. Yego. Ntukizere nk'uwo bazarinda. Kuko mu magambo ni twiga cyangwa tunigisha aravuga ngo iyo Imana ivuze irakoze. Rero nzakurinda, bivuze ngo nimba nzakurinda aho uzajya hose, ubwo burinzi butangiye ikivuga. Yego. Koko yo yigeze no kuvuga ngo ngerageze urebe, ngaho ni mu ngerageze murebe ko nazabagomerera imigisha mukabura muyikwiza. Bivuze ngo hari igihe ibwira umuntu niyumve ikageza ku rwego kumubwira ngerageza. Yego. Nimba ushidikanye. Rero n'aba Mose banza kumvira Imana. Igeze irababwira ngo Farawo azabarekura byemejwe n'amaboko. Bivuze ngo jewe nizera Imana y'amaboko. Mose akimara kumva amaboko y'Imana yaremeye aragenda ajya mu gihugu yakozemo icyaha. Kuko noneho kugira ngo ujye mu gihugu wakozemo icyaha, Imana iri kuvugana nawe utayireba, nuko wemeye gupfa. Noneho rero Yesu yaravuze ngo abizera nibanga no gupfa, ariko abamwe iminsi bo barizera bagakuramo urupfu. Urupfu ntabwo ari urwawe. Ni urwawe. Ubwo ntabwo biba bikibaye. Ni ukuvuga ngo mu byo harazwe na Yesu urupfu ntabwo rurimo. Njyewe mu bintu narazwe. Kandi nawe numva ari we rwamubirigitanye, nawe rwaramubirigitanye. Nyine nibanga gupfa niko yavuze. Ntabwo babyanga. Kuko Imana nigena kubaho no gupfa. Rero wowe urizera ari ugatinya urupfu. Ngo ntabwo wizeye. Ibyo rero byabaye kuri Petero, ababwira Yesu ngo nimba ari wowe Kristo, nyemerera ngende ku mazi. Agiteraho ibirenge bibiri atekereza amazi aruhamye, atangira kuruhama kibitekerezo. Niho yahise atangirira ngo Yesu amufata ukuboko. Kubera icyo abitekereje, ubundi icyo kibazo nicyo nabaza umuntu. Kuki atekereje kuruhama? Kuki utekereje kuruhama? Kandi nyir'ubwo guhamagara kuri imbere guhamagara. Niyo mpamvu rero nabo ubona dusengera bagakira amakaseri n'ibiki, ndababaza kuki utatekereza ko piyesi bakuremanye mu ijuru zasigaye. Nimba bakubwira ngo uzongere ubeho witwa James, kuki udatekereza ko wazongera bakuremarema? Unjyanye ahantu heza, wenda nubwo ndeveho ikiganiro gatoya, umunyamakuru ari bumfashe ndi bumwereka aho aza gukatira kugira ngo dusubire mu murongo w'ikiganiro cyanjye. Uravuze uti mbwira abantu, sibyo? Ngo mu ijuru hari piyesi, Imana yakongera ikaguha piyesi. Ngo ni nayo mpamvu abo dusengera barwaye cyangwa se ibimuga bigenda n'iki, mugende mu mahanga yose. Yego. Mukiza abarwayi, muzura abapfuye, muhumure impumyi. Noneho ubonye impumyi uri musenga, uravuze ngo yoreka tuyishyire ku ruhande, ntabwo yahumuka. Ubwo ibyo wasengaga byihoreze. Muri ibyo hari icyo Imana yagukoresheje muri iyo mirimo, mbese ibitangaza by'Imana? Ntabwo se ni kimwe. Wowe umbaza se ubwo wowe urumva mu byo wabonye tugendana n'uwo ari kimwe. Ibyo ari byo byose hari abantu turimo kuvugana nabo badukurikiye. Yego, badukurikiye. Wenda uze no kuvuga ubareba kugira ngo kuko iyo umuntu areba ku maso y'umuntu aranyurwa. Reka mbarebe. Hari n'abonzi nashaka kuvuga cyangwa ishobora kuvuga. Imana yakije kanseri, babandikiye gupfa. Imana yazuba, nta mujinya arambuye ikiganza, nge ndambura ikiganza, ariko atarije umwami Yesu ari kumwe nanjye. Kubera ko muri Mariko yavuze ngo, muri Mariko 19 yavuze ngo abo barasohoka bizeye umwami Yesu ari kumwe nabo, akomeresha ijambo rye ibimenyetso n'ibitangaza bigendana nabyo. Uwo mwami Yesu rero niwe umbwira ngo ngaho rambura. Nta mujinya nimba atari ibanga. Wagiye kuri uko navugaga ikiganiro giheruka, wavuze uburyo iso yari umupfumu rurangiranwa uzwi
mu karere kanyu no hirya y'ako karere. Noneho ugaragaza buryo ki ibyo bintu byamukoreshaga byashatse kugukoresha urabicikukikira mu Mana. Uyu munsi iyo dukurikiye ubuhamya bwa Ntamujinya n'ahaca dusanga ibintu arimo gukora atari iby'abantu bazima. Ese waba uri umuntu muzima ubikora nk'umuntu muzima, cyangwa hari undi mwuka, cyangwa hari ikindi kirere? Mu buryo bw'ikirokore turavuga ngo hari ikindi kirere ukoreramo, ariko mu buryo busanzwe tukavuga hari undi mwuka ugukoreramo. Mu Kinyarwanda baravuga ngo kuvuga nk'umuntu urimo n'ihembe, uvuga ikintu kikaba. Tunyuriramo mu baduteze amatwi. Ntamujinya twicaranye nawe uyu munsi yose baba bazi ko YouTube ibeshya. Yego. Akenshi yego, niyo mpamvu iyo mvugiye kuri YouTube nkubwira ngo uzaze usure. Yego, niyo mpamvu niyo nje kugusengera. Wagiye ubivuga ndanabizi, ni nayo mpamvu nzanye iyi terima. Niyo mpamvu niyo nje kugusengera ari amazi nkubwira ngo zana ayawe. Yego, ayawe ndayasengera. Ubwo ntuba woherejemo bwa bubasha se ufite? None se sibwo Yesu yamaye? Ntabwo ari ubwandereye. Mbahaye ububasha bwose. Ubwandereye rero bwari mu nzuzi, mukaraga inzuzi, mukaba mu gukata indasago. Yego, mukaba mu kuzana inama y'ibara rimwe. Ariko Yesu akoresha ikiganza. Ariko Yesu yatanze ku buntu. Muze ngo nta bitambo. Yego, nta mutambyi. Nabyo biganiro twaganiraga. Kubera ko Yesu yabikoze ku buntu, twebwe aduha ububasha. Mugende mu izina ryanjye. Rero ntabwo ibyo numva nabisobanura cyane, kandi abo sengera bose nza nambaye aka gakote bakareba nta n'agatambaro, kuko hari n'amagira agatambaro bakubita. Nta n'iki, nkabona nambaye aka gakote navuga ati zera umwami Yesu gusa. Rero nkushutse nkakujyana kwa Yesu ukinjiramo neza, ntabwo nzacibwa urubanza mu banyabyaha. Yego. Impamvu nanazanye n'iki kintu wenda kuba dukurikiye bumve, mperutse kukwakira ku rusengero. Wenda mu muco wacu w'abapasiteri tugira icyo bita kwatuza umuntu ibyaha bye, ariko mu buryo bwihishe. Urumva, ku buryo umuntu atagira ipfunwe ry'uwabona. Ariko nta mujinya uguhagarara ukavuga uti yewe muntu uri umurozi, reka fasha hasi ibirozi byawe, uzabizana cyangwa upfe. Urabimpereza ntubimpe, ukavuga ati ndabiguha mu ruhame, atagize isoni, atagize ni imbaraga zisanzwe. Ni wumva biragute ku buryo ushobora kuvuga umuntu ngo zana ibyo birozi byawe byo waje uzanye, ngo nibyo mu rugo ugenda ubizane, nabyo akagenda akabizana. Yesu Bibiliya avuga ngo nimunyizera muzakora ibirenze ibyo nakoze. Iyo bakubwiye ngo inzugi zarakingutse ku bwa ba Pawulo, yego, nta kuvuga ngo nimba umuntu abonye urugi rukingutse nawe urukinguye, kuko atazana ibirozi. Atazana ibirozi. Nimba bakubohesheje iminyururu ukayivaho, kuko atazana ibirozi. Ibyo simbivuga ngo banboheshe iminyururu, kuko naba nigerageje. Ariko ndazi ko igihe bazambohesha umunyururu bandenganyije bivuye ku Mana izabanyuze. Ariko igihe bazabitekereza bakabikora ari ubugambanyi, Imana igishaka ko nkora, ntabwo izambona iyo minyururu. Nuko na Pawulo yavuze ngo ibyo nkora byose mbikora ku bw'Imana, kandi Imana niwo mwami w'abami. Rero negeka ijambo ku kwizera, nizera ko Uwiteka abikora. Bivuze ngo ibyo nkora byose simbaza igihe byakorewe. Ntabwo ako niko nashakaga kumenya, ngo wumva bije bibira cyangwa ntumenya ko byakorewe. Yeremiya yaravuze ngo iyo ngize ngo ndaceceka kubivuga, umuriro uzamuka uva mu birenge ukanyaka ngaturika nkabivuga. Bivuze ngo iyo umwimvugishije nkanjye ndakubwira ngo ntibyakunda, kuko izo mbaraga ntazo mfite. Ariko Umwami Yesu ari kumwe nanjye ngazima. Mpurize iki kintu rero ndaguma nkucemo, kuko na mahirwe tuba tubonye yo kukubona uyu munsi. Urumva ari kuburi Bugande, ibiganiro ntago wabitwohereza ngo tubibone. Ese kuki iyo bigeze, urumva ikiganiro turimo ni umuco n'umuryango, byo shingiro ryo kumenya Imana. Kubera icyo bigeze ku mugore n'umugabo, usa naho ushyira cyane imbere ikintu kibanga, ubwo wa mwuka we ntubuyoboye kuruta uko ushyira ku karubanda bariya b'inkozi z'ibibi. Aho hampurize gute? Turavuze uti biza ntabizi. Kuki iyo habayeho gufasha umugore n'umugabo nk'iki kintu cy'umuryango, useparating, utandukanya, ukabikora mu ibanga. Ahubwo ushobora kumbaza nkakubaza,
nta kibazo. ese umuryango ni uw'Imana cyangwa ni uw'abantu? Umuryango iteka ryose uretse no gukomoka ku Mana tuzi ko waremwe n'Imana. None se umwuka ni uw'Imana cyangwa ni uw'abantu? Nawo ukomoka ku Mana uhabwa abantu bawutunze nk'abazawusubiza. Imana yakwisenyera. None se kuri bariya abantu bo ubu uhagaze mu ruhame akavuga ubwami bwa Satani. Hari Imana biri gusenya ubwami bwa Satani, ariko hano yabisenya umuryango. Kuko kandi harimo ubwami bwa Satani nyine busenya kuyibanga, kuko irari nagishaka kurimburira ibintu bibiri cyarimo. None ubwo icyo nashaka kumenya aho ngaho ubikora nkawe wabiteguye cyangwa n'ubundi wisanga byabaye kubikora mu nanjye ndi umuswa. Sinanahisha umugabo iby'umugore we ngo mbishobore. Sinanahisha umugore iby'umugabo we ngo mbishobore. Cyakoze Imana nyir'umuryango ishoboye kubihisha. Yego. Cyakoze nk'igikoresho cyayo ishoboye kunkoresha. Kuko mu nzu y'inyumba habamo ibikoresho byinshi. Nimba ari cyo gikoresho Imana ihisemo ngo nkore iby'uyu muryango, izama ubwenge nk'ubwo Pawulo yavuze ngo nzahanura mu mwuka amanure no mu bwenge. Urumva? Ubwo bwenge rero burambwira ngo uno ni umugore, uno ni umugabo. Nindamuka shenye iki kintu, washinjaga umugabo wawe ibyaha. Ndahageze ngiye mu mwuka mbonye anasambana, mbona araniba aca n'imitwe. Kandi ibyaha byo gutongana byari byaguteye ubwoba. Yego. Ubwo se ninkutangariza akaca imitwe akaniba agasambana, ubwo ndarwubatse nubwo narinje kuvura. Urabura ushenye. Hanyuma se nicyo cyanzanye. Imana kuko atari ikigoryi rero ibikora nk'uko yashatse kubikora, ariko igakoresha wowe. Ubwo kuba dukurikiye rero barumva yuko rya jambo rivuga ngo umuntu agenga umwuka we. Urumva ko kuri nawe ufashe icyanditswe cya Pawulo, hari aho uhanurira mu mwuka naho uhanurira mu bwenge. Ijana ku ijana. Bivuze ngo abahanuzi bose uretse kuba yakoresha ikinyoma, afite n'ubasha bwo gukorera mu mwuka no gukorera mu bwenge. Avuye mu kinyoma agakorera mu bwenge, Imana imuha umugisha. Kuko Imana yemera ubwenge. Ni nabyo yatumye mu bamisiyoni, nibyo yadutumye. Mugende mugire ubwenge, musinge murute n'inzoka, ariko mumeze nk'inuma mutagira amahugu. Abo rero ubwenge bwabo babushyiramo amahugu ngo bibe. Ariko Yesu yaravuze ngo mugende mumeze nk'inuma mutagira amahugu, kandi muzagira ubwenge nk'ubw'inzoka. Umuntu aravuga ati Imana yampaye impano ngo nyikoreshe mu bwenge imbesheho. None iyo ngize icyo nsabye byitwa ko ari ibiguzi ndimo kwaka. Uwo wamugiriye ihe nama nk'uwo muhanuzi? Aravuga ati ngewe Imana yampaye ubwenge impereza n'impano ngo nyikoreshe. Abigeranya na ya taranto, umwe wahabwa ya taranto 5 undi ahabwa 3 kugira ngo azigenze. Kuzigenza no kuzicuruza zikavamo urwunguko. None se uyu muhanuzi ushobora gukora muri ubwo buryo adahuguje? Urugero wenda ni serivisi atanga, consultation yuganira n'umuganga, hari icyo wishyura. Wowe wabivugaho iki? Bundi baravuga ngo ibyo kwiga ni amaco y'indi. Kwiga ni amaco y'indi. Nubwo navuga iyo jambo rikabanira rivugitse neza, ariko umuntu yiga ngabeho kugira ngo abeho. Sibyo? Noneho iby'Imana biyoborwa n'Imana. Niyo mpamvu Yesu bamuhaye amafaranga yo ku ngoma ya Kayizari. Bakamubwira ati ibyo byo urabivuga iki? Arareba ibintu bamukoreye, aravuga ati bano bagabo bafite ubwenge, ariko bw'amaco y'indi. None reka mbabwire ibyabo babibahe kugira bambeho, nanjye ibyanjye babime. Arababwira ati iby'Imana mubihe Imana, ibya Kayizari mubihe Kayizari. Uyu muhanuzi se ari muri Kayizari n'Imana? Icyo kibazo cyo tubanza kureba. Utaje muri Kayizari n'Imana, kandi Imana yaravuze ngo mugende mudatwaye n'inkweto, mudatwaye n'imyenda yo gukurana, nta n'ikintu mufite aho muzagira nibo bazabatunga, bo bazibwiriza. None se ko ndi hano mu Rwanda ibyo ndimo nijya, hari umuntu urusha kurya neza? Ninde nasabye? Ariko bo bazibwiriza kugutunga. Kuko nibatagutunga ntuzamutuka, ahubwo uzakumumura umukungugu, ngazagira ibyango biruta iby'Isodomu n'Igomora. Ariko iyo ugiye ukitonganya uba umwejeje, kuko wari igisambo n'ubundi cyari mu rugo rwe.
none se bwo urumva aho hantu harimo akantu bwana nta mujinya harimo akantu kavuga ngo gutandukanya ibya Kayisari n'iby'Imana ku muntu w'umuvugabutumwa bishobora kugoranaho kuri uyu muntu ugiye ahantu sibyo ntiyakirwe aba bantu agiye kubigisha nuko batazi sibyo birasaba yuko atindana nabo bakazagera ku cyiciro cyo kumenya no kuba babwiriza bakwibwiriza kumutunga muri cya gihe rero batari bamenya. Urumva Yesu nakubwira ngo umwuka wera ari kumwe nawe, yego umwuka ni ujya mwabo bantu kuki batamenya kandi uri kumwe n'umwuka kandi Yesu yaravuze ngo uwo mwuka naza azabigisha mu kuri kose azabayobora. Kuki batamenya kandi uri kumwe n'umwuka? Kuki ukwigisha uriya mugabo umureba umwuka namufate? Kandi Paulo yarabwiye bari Yesu ngo umwuka w'Imana gufata. Nivuze ngo ufite ubushobozi bugufatisha umwuka wera ugakora icyo shaka kandi nakigusabye. Inkweto Yesu yavuze muzakumumure, ugiye mu rugo rw'umuntu ukagira gutya akabibona yakwica, kuko hari icyo yumvishije kimurimo we ntacyo wawe, kuko hari ibyo niyo yakumva ugeze w'icyo n'umusohoka mu nzu ye yaguhitana. Ntabwo Yesu yavuze ngo nusohoka ku muryango w'umuntu ugire gutya uzakumumura, kuko yanze kumva wamwigishije, ntiyanze kumvira umwuka. ubwo bivuze ngo ufite uburenganzira bwo kwigisha ku bya 10 n'amaturo. Mbonye muri Bibiliya Imana ibyemeye kandi harimo byanditse. Rega ibi bintu byanditse hari ibyarangiye, urumva hari ibyo turimo hari n'ibizaza, ariko byose ari iby'inyuma n'iby'imbere kubera inda yawe wigisha ibyarangiye, ariko ugamije umuntu kumujyana ku bizaza kuko ngo utazi yava nyine wowe uyu muntu ubanza umenya ava he. Yego byonyine kuba wamusanze uyu nguyu ava he, ese uyu nguyu ari he, ese uyu nguyu ajya he, ubundi ubone kumwigisha ibyo bintu. Uyu yari ari kuva ese yari ageze ese yari ari kujya. Imana iguha amahoro n'imigisha, Imana iguha amahoro n'imigisha mwebwe abadukurikiye. Ikiganiro ni Kigali ngira ngo bisaba ko Emmanuel twazamutumira yagarutse mu Rwanda akongera akaduhereza ikiganiro kuri ibi bintu, kuko ibintu bijyanye n'ivanjiri ndetse n'amaturo n'ibya 10 ubona yuko birimo kwica umurimo muri kino gihe kinini. Ni nayo mpamvu byiza tuba dukeneye ko haza abantu nk'aba babisobanuraho bakoresheje imbaraga z'umwuka wera. Ubwo rero umunyamakuru wacu nimba dukurikiye, hari nshaka ko amfasha tugakora igice cya 2 gitandukanye n'iki ngiki, kuko iki twagisobanura bukira bugake, ariko uwumva yumvishije twumvishije yuko ushobora kurekera Imana igakora muri yo, kuko aho kugira ngo bisabe wowe korayo igene wawe. Bimarire mu ijambo rimwe rivuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana.